gukora. Rero uno munsi twaje kubabwira abagabo 10 batazigera bibagirana kuri iyi si, batazigera bibagirana kuva ikiremwamuntu kikiriho, bakoze ibintu bikomeye cyane kandi bikomeye bikaze byatare. Rero ubwo mugomba kubimenya. Rero muri abo bagabo, umugabo wa mbere, umugabo wa 10 tugomba guheraho ni umugabo witwa Nelson Mandela. Nelson Mandela ni umugabo uvutse mu mwaka w'1918, arangije yapfuye mu mwaka w'igihumbi, yapfuye mu mwaka wa 2013. none ubwo ngubwo Nelson Mandela ni umuntu ukomeye wabashije kurwana, abasha gufungwa muri gereza imyaka 27. Muri iyo myaka 27 yaziraga ibijyanye na politike, guharanira ubwigenge bw'abanyafurika y'Epfo. Noneho ubwo akomeje, abazungu bariho bakoraga apartheid, barangije baramufunze, ariko igihe cyaze kugeragaho asubira ku butegetsi, asubira ku ngoma. Arangije abanyafurika ko baramusingiza ko yakabashije gukora impinduramatwara y'ukana abazungu. Ariko nanone nyirizina buriya ntabwo yagiyeho gutyo. Kimwe mu bintu byatumye ajyaho, yumvikanye n'abazungu bandi yuko ubundi Afurika y'Epfo yari imaze kugira arme nucléaire. Barangije barumvikana, baravuga ati reka tuyigushyire ku butegetsi, bariya tubakureho, noneho nurangiza uzafata arme nucléaire wari ufite zose ze tuzisenye, izindi tuzijyane iwacu, Afurika y'Epfo ntizongera kugira arme nucléaire. Arangije arabyemera, barangije bamukura muri gereza bamushyira ku butegetsi, abugezeho arangije amara imyaka 5, arangije ahita ava ku butegetsi, hajyaho undi muntu. Nyine bigaragara ko ari demokarasi. Noneho ubwo niyo mpamvu uzabona ibihugu byewe mu burengerazuba bw'isi bikunda kumuvuga cyane, bikunda kumukora ibintu byiza cyane, bikunda no kuvuga ko ari intwari ya Afurika, nuko abashije gukora ibyo bo bashaka. Sasa rero ariko nta kwirengagiza yuko hari ibintu byinshi yarwaniye, ubu ngubu bikaba byarahindutse. Abirabura muri Afurika ko bari bafite ijambo ariko bararigize. Nelson Mandela ni umuntu ukomeye cyane, niwe muntu watumye igikombe cy'isi kiza muri Afurika y'Epfo, kubera ko niwe agiye kubisaba, bamusaba kuba hahindurwa amasitade, bavugurura. Arangije bigeza ku butegetsi, banje barabikora, birakora neza. Niwe muntu watumye Afurika kibasha kugera igikombe cy'isi kibasha kugera ku mugabane wa Afurika. Noneho uwa 9 bamwita George Washington. George Washington ni umugabo wavutse mu mwaka w'1732, apfa mu mwaka w'1799. Ni umugabo wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arangije amaze kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi sisiteme Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenderaho, we yishyizeho umusirikare uko umuperezida yatorwa, hakava manda ebyiri, hakavaho undi, hakongera hakajyaho undi. Ukeneye wubatse iyi sisiteme, nawe yamaze manda ebyiri, arangije avaho hatorwa undi. Arangije ni umuntu washyizeho uburyo n'idolari, ibi bijyanye n'ubuhangange bwa Amerika, ni umuntu wabashije kubyubaka kugera kuri urwego bigezeho. Niyo umuntu wabyubatse n'umuntu atazigiye yibagerana mu mateka y'isi. Nureba inote y'ijana y'idolari, umuntu ifoto iriho, uriya mugabo uriho niwe George Washington. Buri muntu wese abashe kuri iyo note y'ijana y'idolari azabonaho George Washington. Noneho ku mwanya wa 8 hari umugabo witwa Vladimir Putin. Vladimir Putin ni wa muntu ukomeye cyane, nawe ni wa muntu twese tuzi mu bantu bari muri iki kinyejana, turamuzi cyane. Ni umuntu ubasha guhangana n'uburengerazuba bw'isi, ni umuntu ubashije guhangana na OTAN muri Ukraine. Arangije birangira batamutsinze. Ni umuntu ufite ijambo rikomeye cyane, yitwaje Uburusiya bwe yabugezemo butangiye kugwa hasi, arangije arabwongera ngo bigitinyiro. Ni umuntu ukomeye cyane, twese Putin nta muntu n'umwe wajya impaka, bose nta n'umwe wajya impaka. Noneho ku mwanya wa 7 haje Joseph Vissarionovich Stalin. Nawe ni umugabo wavutse mu mwaka w'1878, arangije yapfuye mu mwaka w'1953. Rero nawe ni umugabo ukomeye cyane, kubera ko ari umuntu wabashije guhagarika Hitler mu ntambara yarwanaga, yari ateye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ariko arangije rwose Joseph Stalin nawe wayoboye igihugu icyo gihe, yabashije guhagarika uwo mugabo wari warihaye kuzafata isi yose. Niyo umuntu wabashije kumutsinda muri iyo ntambara. Bavuga ko haguyemo miliyoni zigera muri 25 z'abaturage. Rero urumva ko ari intambara ikomeye cyane. Rero nawe ni umugabo utazigera yibagirana mu mateka y'isi yose muri rusange, bitewe n'intambara yarwanye n'ibikorwa byinshi yakoze cyane. Noneho undi mugabo wa 7, umugabo wa 6, Napoleon Bonaparte. Ni umugabo wavutse mu mwaka w'1769, arangije yapfuye mu mwaka w'1821. Ni umugabo wari umufaransa, yarwaniye Ubufaransa. Ni umwe mu bantu bazanye impinduramatwara mu Bufaransa, umwe mu bantu warwanye Uburayi bwose arabufata, umwe mu bantu wakoze ibintu bikomeye nawe mu bijyanye n'intambara, ku buryo yiyitaga umuhanzi w'urugamba.
yaricaraga agatekereza ngo ingabo zinyuze aha zigaca aha zikazenguruka zikagera hariya leta zifata hariya naho zahafata zacika intege zigahita zijyana hariya za zindi zajya hariya zikaza zikabatabara, burya akabipanga mu mutwe we kandi igenze bikaba ariko bigenda koko. Yarwanya ahantu hakomeye cyane mu bijyanye n'intambara, ntabwo bavuga ngo bibirengagize uyu mugabo Napoleon Bonaparte niwe wari uri ku mwanya wa 6. Noneho ku mwanya wa 5 hari umugabo witwa Adolf Hitler. Adolf Hitler uko mbivuze kuko muri mwese ni umugabo mwahita mwumva rwose. Adolf Hitler ni umuntu wabaye igihangange, ararwana akora jenoside yakorewe abayahudi, niwe wabashije kwica abayahudi akoresheje abanazi bica abayahudi. niyo muntu wateguye iyo jenoside, niyo muntu yateje intambara mu Burayi hose, aragenda arangije yabashije guhagarikwa na Joseph Stalin nk'uko twababwiye kare. urumva neza ko ari umuntu ukomeye cyane, uko yenda kose buri wese yajya agira ubwoba. ni umuntu wari umeze nk'inyamaswa, uteka inyamaswa, abantu baramuzi neza ntabwo yagiraga. kandi bivuga yuko ibijyanye n'urupfu rwiwe, usibye kuba bakeka umwaka ariko ntibazi urupfu yapfuye. rero Adolf Hitler nawe ni umuntu wavutse mu mwaka w'1889 apfa mu mwaka w'1945 amaze gutsindwa. rero ni umuntu nawe ukomeye cyane wakoze byinshi kandi bibi, nta kintu cyiza yakozemo. ni umuntu wari ubayeho nk'ikihe. noneho ku mwanya wa 4 haje umugabo, hahise haza umugabo witwa Buddha Gautama. Buddha Gautama ni umugabo w'umuhinde. amateka avuga ko ari umugabo w'umuhinde, yari umwana w'umwami waboraga icyo gihe Ubuhinde, ariko noneho arangije ise yari azi yuko azamusimbura ku ngoma. arangije ibintu by'ubwami arangije abivamo, arangije yigira ku muhanda ajya gusabiriza, ajya kubana na babantu bo ku mihanda bari hasi, ariyoroshya ajya hasi cyane. rero bivuga yuko yaje guhangana na se amurwanya, ariko umwana aranga, umuhamagaro we urangije umugendaho. uwo Buddha rero, nimvuga Buddha uhita wumva izina rya Buddhiste. rero Buddha niyo muntu idini rya Buddhiste ryatangiriyeho, baravuga yuko banamusenga. rero buriya Buddha ntabwo yari Imana, ntiyari yari umuntu nk'abandi bose, nuko abashije gukora ibikorwa bituma abantu bose babasha kubireberaho, bakabasha kuba babikurikira, noneho bityo ahita ahinduka nk'Imana. ni umuntu nawe ukomeye cyane muri kariya gace ka Aziya, nko mu Buhinde, Bushinwa ndetse no mu Buyapani. ni mu bantu bazi bya Buddha cyane, mu bantu bamusenga. Buddha ni umuntu ukomeye cyane, ahangaha ndumva utajya n'impaka. Buddha yari ari ku mwanya wa 4. noneho ku mwanya wa 3 hari umugabo witwa Muhammad. nimvuga Muhammad mu bijyanye n'abayisilamu leta babyumva, hari abantu bamwe batari abayisilamu bavuga ngo abayisilamu basenga Muhammad, ariko Muhammad bamwemera nk'intumwa y'Imana yaje igahindura byinshi. bimwe mu bintu byari byaragiye bikosamye baraza arabihindura. rero Muhammad ukimwumva ni umugabo wavukiye muri Arabia Saudite, ubu ni muri Saudi Arabia. none ni umugabo wavutse mu mwaka wa 571, arangije yapfuye mu mwaka wa 632. ni umugabo bivuga yuko itangiriro rya idini ya Isilamu ariyo ryahereyeho. nawe urumva ko ari umugabo ukomeye Muhammad rwose, uwo nguwo nawe ndumva utamushidikanya. none undi mugabo, uwo yari umugabo wa 3. umugabo wa 2 ukomeye cyane ni umugabo witwa Ibrahim cyangwa Abraham. ubu ari we mugabo bivuga ko wakomotswe n'Abanyesiraheli ndetse n'Abarabu muri rusange. ubwo ni umugabo hari mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu by'Abarabu ndetse no muri Isiraheli. ni umuntu ufite ijambo rikomeye cyane, bivuga ko ariyo nkomoko ya Muhammad. buvuga ko yateye inda umuja we yari afite mu rugo, arangije yabyara umwana witwa Ismail niwe wagiye arakomeza avamo Muhammad. arangije yabyara n'undi mwana w'isezerano witwa Isaka, arangije uwo mwana niwe wagiye avamo, birangira bivuyemo Yesu. urumva ko ni umuntu ukomeye cyane. rero Ibrahim nawe ni umuntu ukomeye cyane, umwe mu bagabo, niwe mugabo twasanze ku mwanya wa 2 utazigera begirwa mu mateka y'isi. ariko no muri Korani, muri Bibiliya hose aravugwa, yemwe n'utarigeze abisoma yaba yarabyumvanye n'abandi bantu. undi mugabo noneho wa mbere ukomeye cyane ni umugabo witwa Jesus, Yesu se, cyangwa se ukamwita Manuel, Mana turi kumwe. ni umuntu ukomeye cyane nawe kuri iyi si, nta muntu n'umwe utamuzi, wabo n'utaravuka aramuzi. rero ni umuntu ukomeye cyane. Yesu ni umuntu cyane yitangiye abantu, arangije arapfa, arangije arazuka. ni umuntu mu mateka avugwa, umuntu wazutse, undi muntu tuzi wazutse.
rero Yesu ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu abantu benshi bagifatiraho, ni umuntu wese ugize ikibazo aramwiyambaza. Rero Yesu ni umuntu, ni umwe mu bagabo, niwe mugabo wa mbere kuri iyi si utazigera agira n'undi umusimbura bijyanye no kumenyekana n'ibijyanye no kuba igihangange. Rero murakoze cyane kuba mwumvise iki cyegeranyo, murakoze cyane kuba mwumvise urutonde, mwari muri kumwe na Forbes, uhora ubategurira ibintu byiza, uhora ubategurira bimwe mu bintu by'ubwenge. Mujye mukora subscribe, mukore share, mukore comment, buri kimwe cyose kugira ngo YouTube channel yanyu ibashe gutera imbere, ibashe kuba yagera higera. Turabashimiye.